babonye amahano y'ibibera i Rwanda ariyamira n'ibirire ngaha ryangombe gihanga cy'u Rwanda ndagutabaje kuko ni wowe waruhanze udutsindira umwanzi kuko yayoboje u Rwanda yazanye barikunda ngo nayobora u Rwanda afatanga n'imanga amushyira ku bigega ubu ntabashakamba hasigaye ibishunga imidari y'imidende iminsi y'isamo ntitugira abatware dufite abadutanya ntitukigira ijambo amashigo yarajegeye ntitugira amahitamo dutinya ruhuga ubu ntabashakamba hasigaye ibishunga imidari y'imidende yambitse ibisambo ntitugira abatware dufite abadutanya ntitukigira ijambo amashigo yarajegeye ntitugira amahitamo dutinya ruhuga mukomere cyane ndabaramukije umukozi wa nyuma ko ndaje ku gice cya kabiri cy'iryo Bagona nababwiye ko kare bitashobotse ko igice cyose ngishyiraho burya bivana n'amamega ariko njye numva muvuga inafasi rero muri telefone zanjye ziba zuzuye nkabura uko rero nza gupakira ibi bintu muri izo mudasobwa bikangora hanyuma rero ndaje kugira ngo dukomeze igice cya kabiri cy'iryo Bagona igice ya mbere kiri kuri channel ya kabiri Makokandi Muranga iki muragisanga nyine kuri iyi channel ya Makokandi Ideas mu masaha ari imbere muri gusangizwa ibi biganiro ngaho rero dore uko umuvandimwe wacu yabyanditse kandi bamwe mwabyishima mvuga ati uyu muntu arasobanutse ibitekerezo bye n'ingirakamaro bose abampa ibitekerezo babisobanutse ariko bivana nuko umuntu ahagaze n'inguni ahagazemo ntibisobanutse uko wafata agatsiko k'abicanyi un groupe terroriste criminel et génocidaire ngo ugiye kuganira nayo ngo mugiye gusaranganya imyanya y'ubutegetsi genocide ni ikintu gikomeye kandi amategeko yarabisobanuye neza amategeko y'u Rwanda n'amategeko mpuzamahanga arasobanutse ku birebana na genocide aha ntidufite FPR nk'umutwe udafite Kagame ngo ujye mu biganiro n'abanyarwanda dufite FPR nk'umutwe ufite ibitekerezo bibi ibitekerezo bya genocide ibikorwa bya genocide umutwe ugomba guseswa mu nzira izo arizo zose iyo niyo mvugo ibereye kubihuza no kugabanya imyanya ya politike ni icyaha cy'ubugome no kwigambanira ubishaka cyangwa utabishaka politiki yo guhembera ikibi no kutiga ikibazo mu mpamvu zagiteye no mu mizi yacyo hano ntidufite abahutu n'abatutsi nk'uko tutigeze abanyenduga n'abakiga dufite ubucabiranya bwa politiki cyangwa guhunga ikibazo manigance politique et fuir la responsabilité niba mu buzima bw'u Rwanda abahutu barishe abahutu abatutsi bakica abatutsi abafite ibyo bafite muri leta no mu buzima bwabo bwite ntibibabuze kugambana no gukubagana ntabwo mubona ko iyo myumvire ari imyumvire ya ba papa imyumvire itajyanye n'igihe imyumvire y'u Rwanda rushaje yasenye igihugu ikakigeza aho kigeze ubu u Rwanda si urw'abahutu cyangwa urw'abatutsi u Rwanda ni urw'abahutu cyangwa urw'abatutsi u Rwanda ni urw'abanyarwanda ntawambura undi ubutegetsi ntawe ucura undi ubutegetsi ikibazo ni ugutegeka nabi kuki abantu mu bihugu byateye imbere mukomeza kuki abantu mu bihugu byateye imbere mukomeza gutekereza nabi rimwe na rimwe mugendeye ku byo babahuhereyemo kandi badashobora gukoresha iwabo ibyo tubona nuko ikigenderwaho aho muba ari umurongo wa politiki uzungura abaturage mu rwego rw'igihugu na mpuzamahanga
abajenerali ba FPR murabashaka iki ko bagaragaweho inenge yo kugambanira abaturage b'u Rwanda n'akarere mu nyungu z'amahanga nka bazumu? Abahutu n'abatutsi niryo saranganya ryabo murarishaka iki? Abahutu n'abatutsi niryo saranganya ryabo murashaka iki? Abo bantu bose bagaragaweho inenge yo kuba abantu badasobanutse, badashoboye kandi badashobotse. Tubonye nibuye ritavuga ariko rikaryoshya ubuzima bwacu, nta kiza cyaruta icyo. Abazana ibyo bitekerezo bajya bibuka Kayibanda na bagenzi be bishwe n'abahutu, bibuka Ndahindurwa waguye ku gasi bikozwe n'abatutsi yarwaniye ishyaka ubuzima bwe bwose. Bibuke Rwigema, bibuke Kizito na bagenzi be n'abandi bishwe n'ubutegetsi. Ubugome ndengakamere bwatangiye mu Rwanda kuva muri 1990 kugeza none bushingiye kuri izo politike ebyiri abantu bashaka kugarura muri 2023. Habyarimana yaje avuga ko akuye u Rwanda mu rwobo, aruko y'abatutsi n'abakiga, ariko umusaruro wabaye jenoside n'ingaruka zayo. FPR yaje ivuga ko izanye demokarasiya, ije guca ubuhunzi no kurengera abatutsi no kubasubiza agaciro. Umusaruro wabaye kwica no kwicisha abo batutsi, gukandamiza abanyarwanda, kubangaza, kubaburabuza no kubica. Gukosora amakosa uyakoresheje ayandi, uyakosoje ayandi ayarusha ubukana. Uretse ko tutanavuga ko FPR yigeze igira ishyaka byo gukemura ibibazo u Rwanda rwarimo mbere yuko itera. Abafaransa bavuga ko barwanyije abaterabwoba bashinjwa kubarema no kubabeshaho. Abafaransa bavuga ko bapfiriye abirabura, abo birabura nibo babapfiriye mbere. FPR yaranzwe no gushinja bamwe mu banyarwanda kuba abaterabwoba abajenosideri. Ibyo sinabijyamo, ariko ikitagirwaho impaka nuko FPR irenze kuba umutwe w'iterabwoba, umutwe w'abajenosideri, ahubwo ni abaterabwoba n'abajenosideri mpuzamahanga. Kwita abantu abajenosideri n'abaterabwoba n'iterabwoba ridakwiye gukomeza kwemerwa kuko rifite bene ryo. FPR yanze kuganira n'abanyarwanda rusha, inanirwa gucyura impunzi z'abahutu n'iz'abatutsi, yananiwe kuganira n'abanyarwanda mu cyiswe guverinoma y'ubumwe, mu bucamanza bwiswe ubwunga, mu cyiswe ndi umunyarwanda mu itorero ry'igihugu n'ahandi. FPR ni ishyaka n'igisirikare kidasobanutse. Bakeneye ikiruhuko tukabona amaraso mashya n'imyumvire mishya, kandi ni ibintu bisanzwe muri politiki. Numvise abafata gusezerera FPR nk'ivanguramoko no gusunikira abantu mu buhunzi. Abantu nk'abo mubitondere, murebe neza ko nta vanguramoko bafite. Ibyo ni ugutera ubwoba. Umunyarwanda utazi ubuhunzi azabujyemo, n'ubukumbuye azabusubiremo, ariko niba hari abiyumvamo ubushake n'ubushobozi bwo gusezera FPR mu nzira izo arizo zose, ntibatsinda ubwoba n'iterabwoba ryo muri twe no mu biyita abakomeye. Bima amatwi ababahimba amazina, ababapfobya, ababaha amasomo, abashaka kubarandata nk'impumyi, ababigiraho inshuti kandi ari abajura n'aborozi n'abarozi, abakangisha imfashanyo n'ibindi. Abanyarwanda twiyumvemo ko dukuze dushobora kumenya ikiza kitubereye. Aho bavuga ibyo kudufasha, babanze bafashe bene wabo. Numvise hari abavuga ngo USA yavuze ko idashaka intambara kuko ngo gufasha byazagorana, ariko tujya tugira ubwenge, ari ugufasha u Rwanda rw'akadomo ruvuye mu ntambara, ari no gufasha igihugu nka Congo cyangwa Ukraine kivuye mu ntambara. Igikomeye ni iki? Ese ninde wabahaye inshingano zo gufasha? Kuki twumva twabaho neza ari uko duhabwa amabwiriza n'abazungu cyangwa dufashwa nabo?
ubuzima tubayemo n'umusaruro w'iyo myumvire n'izo politike zatsinzwe kubera kudatanga umusaruro mwiza. kandi birababaje kubona muri 2023 hari abantu bakizirambirijeho. Macron arita abantu ingirwa bakunda Afurika. Uwo ni umuco watwokamye wo kwitana inyangarwanda ku mpamvu zitari ukuri. Amateka yacu nk'abanyarwanda yaranzwe no kwikuraho amakosa tukayashyira ku bandi. Niba hari abashobora kuduhungabanya nuko dufite intege nke muri twe. Abajenerari bavuga ko ngo batunguwe, bagurishijwe interahamwe, bashowe mu bwicanyi. Biteye isoni kubyumva. FPR iri kwinwigiriza ngo abantu barayanga, barayirwanya. Yabanze mbere, yabarwanyije mbere. Ikimbabaza nuko batatanga ngo batita murantunga. Yabanze mbere, yabarwanyije mbere. Ikimbabaza nuko batatanga ngo bayirwanye. Umuvandimwe turayishimiye yahoze adusomera amahame 10 y'intore, harimo iryo kurinda ibyagezweho. Bimwe mu byagezweho harimo kwanga no kurwanya abanyarwanda kugezaho bakurikirana naho bahungiye mu mugambi wo kubatsemba, kubatubya cyangwa kubakinesha ngo bajye mu buzima bubi, nk'igikorwa cyateguwe neza, igikorwa cya jenoside. Jenoside ni icyaha mpuzamahanga kandi amahanga afite inshingano zo kugikumira no kukirwanya. Ariko amahanga twibeshyaho ntashishikajwe n'ibyaha, ashishikajwe n'inyungu. Igihe cyarageze ngo abanyarwanda tumenye neza akaga turimo, inkomoko yako n'imizi yako. Aho nta handi twashakira uretse ko ku ruhande rumwe kuri bariya bibona nk'abantu basumba abandi, abantu smart bazi gutegeka, maze abasigaye bakaba abagenerwa. Abantu batihanganira utumva ibintu nkabo ku rwego rwo kuba bamwica. Ku rundi ruhande dufite abantu batazi ikibazo bafite iyo kiva, imizi yacyo, bityo ntibazi uko bagisohokamo. Barakaba nk'impumyi, bararandatwa n'abakobanyi n'abagabo b'imitwe. Barakozwa hirya no hino nk'abana batumagizwa. Barakangwa nk'ukanga imisega, baracunaguzwa nk'ucunaguza umuja n'ibindi. Iki ni igihe ku banyarwanda kumva neza ikibazo ngo tukibonere umuti nyawo, umuti uramba, tugire umushinga ukomeye utubereye, twiyambure ipfunwe duterwa n'abashaka kutumunga no kutwigarurira. Muribaza indogobe itava aho iri ngo kandi ziritse ku ntebe ya plastiki. Uko niko amahanga yiyita akomeye yaziritse Afurika. Niko FPR ituziritse. Tuziritswe ukidafashije. Kuki tabibona? Muri intambara ijambo ryose ni iby'agaciro, kandi uzashobora gusobanura neza umugambi wa jenoside uri mu karere guerre africaine mondiale, agasobanura inshingano abantu nka Kagame na Museveni bashinzwe muri iyo ntambara. Mission civilisatrice. Abo bantu nibo bazatsinda iyi ntambara kandi nibo bazazana amahoro n'iterambere. Kugendera ku nama n'amabwiriza ya USA na EU kwikiza Kagame, hakabaho ibiganiro n'abajenerali ba FPR, kuyoborwa n'ibitekerezo by'ubuhezanguni, ubwo ari bwo bwose ibyitwa isaranganya ry'ubutegetsi hashingiye ku bigize abahutu n'abatutsi. Izo ni politiki zatsinzwe, zishaje, zaduhombeje abantu n'ibintu, politiki z'abapapa, politiki z'u Rwanda rushaje. Abiyumvamo umuhamagaro unyuranye n'izo politiki mushyiremo imbaraga. Iyo umuntu cyangwa ishyirahamwe rya hamwe n'icyaha cyo kwibasira inyoko muntu mu mugambi wo kuyitsemba cyangwa kuyitubya, uwo muntu aba yishyize mu kaga. Kumuhishira cyangwa kumukingira ikibaba byitwa ubufatanyacyaha, kandi ubufatanyacyaha buhanwa n'amategeko. Je natangiye
nitandukanya na FPR buhoro buhoro kugeza kuri Kizito Mihigo. Kizito yabaye ikimenyetso gihagije cy'abantu turi kumwe nabo. Kubatsinda kumva ubuhamya twabonye muri uku kwezi ni umusozo wa byose. Ngo byose byarumviswe, hasigaye ni ukwirwanaho ngo tudashira, ngo ibyacu bidakomeza kwigarurirwa no gutezwa cyamunara. Twirinde ibyaduka, twirinde amagambo y'abapfapfa, twirinde inama z'abakubanyi, abashukanyi, abagome, indyarya, abasahuzi, ibisambo. Inama mbi zo muri twe niziva hanze. FPR umusanzi ikeneye ni ugusezererwa muri politike y'u Rwanda nk'uko Sederi yasezerewe, ibindi ibyakwemerwa. Ndumva ubutumwa nahangaha nabusoreza kandi nawe burangiriye, hasigaye ibindi bice n'ubutumwa bwanyu mwagiye muhereza. Ubwo mubangura amatwi kandi mujye mwumva ibiganiro biranyigisha kandi namwe bakabigisha, hanyuma mujye mu commentaire muvuga ati aha ntabwo ntitwemeye. Aka ni akazi gakomeye cyane mukora iyo muri kumpa ubu buhamya mumpereza ibitekerezo. Iryo Bagona ndumva ari igice cya kabiri araho kirangiriye. Ndumva nabasezera mbifuriza kugira amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha. Ahasigaye reka twumve agace gato kuri indirimbo ubundi dusoze. Bye. Igihe kiraje turufu ryo kubeshya rihambirize habona, abo bahabu n'abayezebeli bazishyura barude, amuniga ntama n'abanda imanga bazisabira gupfa, bamatse ibihugu bazabigarama tubashyize mu rukiko, abababaye, abatotejwe, abacunagujwe, ababuze ijambo bazindaga mu